Twe turavuga ku byerekeye determination, kumaramaza. Ukwiye kuba uri umuntu umaramaza mu byo wiyemeje, ntuzajye ugendera mu by'abantu. Ukwiye kumaramaza. Hari ibintu ushobora gusaba inama inshuti yawe cyangwa iki, hari n'ibindi utakwiye gusaba inama z'abantu, ahubwo ukwiye kuvugana n'Imana. Amen. Ibyo ukwiye kumenya. Kuko biravuga ngo mwacunguje igiciro cyinshi, nimukongere kuba imbata z'abantu. Niwiha abantu uza imbata zabo. Abanyarwanda baravuze ngo uwigize agatebo nushaka kuyora ivu w'agatebo. Kuyogira personalite ihamye. Ntabwo ukwiye kuba umuntu abantu bajyana aho bashaka. Kuko bibaye bityo Imana birayibabaza. Kuko Imana yakuremanye ibyo bita des facultés, amafaculté. Uburyo Imana yakuremye yaguhaye ibintu bituma ugira amahitamo atari influence. Ugahitamo kuko ubihagazeho ku maguru yombi, ushobora no kubyirengera. Hari abantu rero dans la vie mu buzima bwabo ntabwo bazi guhitamo. Nigiye bagiye muri restaurant, hanyuma turafatiki, agahita areba mugenzi we ati mfatiki. Ntabwo munyamibona. Kuko ntabwo ari uriya akwiye kumenya icyo ushaka wowe. Ushobora gusobanuza kuri menu ati se ibi bivuga iki. Wamara kubisobanurirwa ati jeje iki. Ariko kuburaho gusa ngo ntabwo azi ibyo ahitamo. Nimba se uriya ni murwaye diabete wewe, uriya we nta diabete afite, ariko bitira ibiji byose uko bingana, nawe bakuzanira ibyo. Okay. Nimba arya ibyo, urabona abahindi barya très épicé, sibyo? None wowe nimba wowe mu gifu cyawe nagusiporota urusenda, uriya yakomaze irimo urusenda, nawe uti nawe urashaka kurya. Ukwiye kumenya mu buzima urashaka iki. Urubanza ruzaba individuel. Imana izaguhamagara wowe mu rubanza wowe. Ntabwo izahamagara inshuti zawe n'ibiki. Izahamagara wowe ikubaze icyo wakojeje ubuzima yaguhaye n'umwanya yaguhaye. Rero ukwiye kumenya urahitamo urashaka iki. Sindio ndavuga ko utasaba inama mwabyo bise, ariko nawe ukigendera mu nama z'abantu gusa. Ukwiye nawe kuzisuzuma niba ari zo. Ibi rero bifite ingaruka mu nzira yo kwizera. Kuko mu kwizera nawe ugendera mu by'abantu bavuga, ugendera mu by'Imana ivuga. Twabonye Abraham, Imana ishimwe. Icya kabiri twavuze ko ari iki? Force, imbaraga. Keneye imbaraga. Hano ni ziye imbaraga, ntabwo ari imbaraga physique, ni imbaraga z'umwuka. Ukwiye kuba warabatijwe mu mwuka wera kugira ngo ugire imbaraga spirituelle zo kugenda mu rugendo. Iyo bisaba iki? Kuba umuntu usenga. Ukwiye kuvuma imbaraga mu masengesho. Ubwo n'urugendo rwo mu mwuka. Icyo gatatu wavuze iki? Umwete. Ukwiye kugira umwete. Ukwiye kugira umwete uko uzamuka ukwiye kugira umwete. Muri iyi nzira rero yo kwizera ko mu rwego rwa gatatu ukwiye kuba ufite umwete. Kubera iki? Bibiliya bitubwira, tusome vuba mu Roma 12:11. Ku by'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Amen. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Zèle ni mwizi. Zil mu Cyongereza. Mugire umwete. Mu buryo bw'umwuka mugire umwete. Ntimube abanebwe mu mwuka. Mugire umwete, mugire zèle. Yesu yaranzwe na zèle inzu ya se. Ngo ishaka ry'inzu ya data rirane cyane. Mugire ishaka ryo guharanira
icyo yagusaba cyose Imana ihabwa icyubahiro mu buzima bwawe. Haleluya. Hari d'ailleurs hari wavuze umwete, tuwashirisha umwete, ishaka, zel, ishaka ry'Imana muri wowe. Nubwo nasekwa, nubwo natukwa, ariko umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Ibyo rero ntabwo bishoboka udafite ishaka. Hanyuma ya kane twavuze resource. Resource rero nta handi ziva, ni ijambo ry'Imana. Ukwiye kurisoma, ukaryumva nimba bari barabwiriza, ukarifata, ukaritekerezaho. Ari n'ikintu nshaka kubasaba, mwige kumemoriza. Vuga ngo ukwiye gufata, nubwo wafata akaverse kamwe ku munsi, ariko ugafate kakugumemo. Kuko ijambo ufite ntabwo ari riri muri Bibiliya yawe, ni iri kurimo. Iry'Umwuka Wera azarwanisha mu ntambara ntabwo ari riri muri Bibiliya, ni iryo wavanye muri Bibiliya rikakuzamo. Biranangaza kubona abakristo benshi barazi amazina bafite amadeni n'akabyiniro n'iki yose, ariko babaza verse nimwe ntayo bazi. Ese urashaka kumbwira yuko ni ikibazo cy'uko ubwonko budafata? Kuki bamenya ibindi se? No, nta mwanya babiha, nibazi ibyo ari byo. Mu dini ry'Ikiyuda umwana kugeza ku myaka 10 aba amaze kumenya iyo bita Tora. Sibyo? Amategeko y'Isano rya kera ararizi mu mutwe. Ubwonko barabutoje kuva ari muto. Murabona mu butayu Satani aje kugerageza Yesu. Satani yaramubwiye ngo haranditswe ngo. Yesu naramusinisha ngo haranditswe ngo. Nimuzajye mugira bire gusa mutwara gutya. No gutafata Bibiliya yose mu mutwe, ariko arabita key verses, ariho de verset clé, ariho amagambo urufunguzo kujyana mu yandi menshi. Tuvuge Yohana 3:16, tukiye kwimenya mu mutwe. Urukundo Imana yakunze cyane bari mu isi, rwatumye itanga umwana w'ikinege, umwizera wese nazarimbuke, agubugingo. Ibyo kumenya ko biri muri Yohana, hari abantu bibaza ngo ni ishema iyo baje hano imbere gutanga ubuhamya, ngo sinzi ahantu ngo handitswe gutya. Ibyo mubirekera bisi nibo bajya bavuga ngo ariko ntago nzi ahantu handitse umwe gaki. Urumva? Ntabwo azi ahantu. Nibura ibintu bimufasha kwidefanda mu byaha bye, nubwo atazi aho biri, arabivuga. Rero ntuzigagire ishema cyo kutamenya aho byanditswe. Twabyumvikanye? Kuko ntabwo Bibiliya uzayikenera nyuma y'urupfu. Ntabwo ikenewe nyuma y'urupfu. Ntabwo mwasomye se Abakorinto ba mbere 13:13 dusomere. Wumva ikintu kizasigara byose byaragiye. Wumva ikintu kizasigara byose byararangiye. N'ukwizera kwararangije akazi kako. N'ibyiringiro bitagikenewe kuko tuba turi mu byo twiringiye mbere. Dore ikintu kizasigara. Ariko noneho hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo. Ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Amen. Amen. Ikiruta ibindi ni urukundo. Nuvuga ngo rero Bibiliya urayikenera mu buzima bwawe. Numara gupfa ntabwo uzaba ugikeneye Bibiliya. Mufate Bibiliya nka manu baryaga mu butayu ya myaka 40. Manu yarashize umunsi bambutse Yorodani. Kubera iki? Ikanani nta manu yari hari, kuko bahise barya ibimera mu gihugu. Wabibise? Bageze mu gisezerano ntibakeneye manu, kuko ubutayu bwarangiye. None hano mu butayu bw'isi dukeneye manu, ari ijambo ry'Imana. Nitumara kwambuka rwa ruzi twavuye muri ubuzima, ntabwo tuzakenera Bibiliya. Bibiliya ukwiye gutangira kuyikunda ubu no gukora effort kugira ngo umenye. Nubwo wafata akaverse kamwe mu minsi 3 nibura, ariko kakugumemo. Imana ishimwe. Nibwo butunzi uzajyana niba gutwara iwawe twese, kuko nupfa ntuzajyana amafaranga, niyo sanzi zayo bazayikwambura. Sibyo? Baguvuye agasoni bazawembuka utwenda. Wabibise?
narumvise ko hasigaye hari ibibazo ku isi muri iki gihe kabutindi yarateye wapfa gushingura umuntu hanyuma nijoro bakagenda abantu bagataburura bagatwara byose bitangaza. Ntiwumva se mujya mubyumva? Ntuzi kubeka umira ku bintu kandi bazaza bagatabura bagatwara ibintu ufite ni ijambo ry'Imana nta bindi, ni Umwuka Wera. None kubera iki udashobora gufata umwete ugafata nibura ijambo rimwe mu mutwe nibura mu minsi 3 bari tufata icyumweru basi ugafata verse imwe ku cyumweru. Amen, amen. Aba Filipi kandi 19 murayikunda cyane ngo Uwiteka Imana yangiza abamara kirima yose. Nibura iyo mwarayifashe, bravo, mwarayifashe. Amen. Ibyo bine twabyumvikanye. Kumaramaza bikurinda iki? Bikurinda influence y'abantu. Mwabyumvise? Abraham yaramaramaje abwira abagaragu ati musigaraho, urugendo ntabwo rurwanyu, nigewe nzi aho ndagana, mwe mu mukino mwebwe. Ntabwo muzi intambara ndimo, mwe murakina mugumaho. Ari ndimo y'Igiswahili muri Okovu, sinzi mu Kinyarwanda. Iravuga ngo mikwaju itiwapo giza na kivuli katika nchi ya Beersheba ya zamani, alitembea Ibrahimu asubuhi na maumivu na huzuni rohoni, kwa kuwa aliitwa na Mwenyezi Mungu kutii amri yake bila nunguniko. Ngo Abrahamu yagiye mu mutima yashize kuko yahamagawe na Rurema kugira ngo atange umwana we n'igitambo cyo koswa. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo yagiye asanga ngo haleluya haleluya. Yari struggle. Dene mbari kome cyane. Amen. Rega turacyakina n'agakiza. Turi muri trarara. Niyo mpamvu Imana uyu munsi yavuye ngo twige ubuzima bwa Abrahamu. Ibyo bine rero twabibonye. Determination ikurinda influence y'abantu. Kabone nubwo yabari inshuti yawe. Mubyerekeye umuhamagaro ukurikira Yesu ni afere yawe n'Imana. Icyakabiri twabonye imbaraga tuzivoma mu masengesho. Nka turahabwa imbaraga tuzivoma mu masengesho. Icyagatatu ishaka, tukiye kurangwa n'ishaka ry'Imana. Amen. Icyakane resource, twabonye ko tuvoma mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibiryo byo mu mwuka, ni Imana yo mu mwuka, kuko ibiryo niyo biduha energy, ni mubizi. Amen. Kubera iki se umaze kirutarya ari n'ahantu bikunanira kuzamuka, sibyo? Mu mavi imbaraga zashize. Kubera ko les aliments une fois mâchés deviennent des nutriments. Ibyo kurya nyamamurikire manini tumaze kumutwekenya, sibyo? Biringira mu nda uko Imana yateganye ko bimeze, n'amanzime abitwika tusa biragenda bigahinduka akantu gato ushobora kubona microscope gusa, niko kitwa nutriment. Ako niko amaselule yacu afata. Ibindi byose twariye Yesu aravuga ngo bikajya handi mu ibanga. Niko umwami ahita ngo hano ibanga. Akimana gitangaza ngo bikajya hano ibanga. Nubwo warya ibiro 10 by'ibyo kurya, babandi barya ibingana gutya, umubiri ukeneye duke cyane. Ibindi bijya hehe? En fait ntabwo umubiri ukeneye byose, uba winezeza wowe. Nubwo warya inyama zingana isafuriya, ukajya no muceri ungana ingunguru, ibyo byose ni wowe gusa ubirya ngo wumve mu nda urahaze. Ariko ibyo umubiri ukeneye ni duke. Tube twivuga hano. Amen. Kuko muri garama imwe ya matière ibyo urya harimo energy zikomeye cyane. Uramutse bigiye muri ukweka waturika nga bomba atomique. Icyo ukeneye n'utuntu duto cyane kuko nagaserire n'akantu gato. Ibindi byose rero bikagenda hariya mu ibanga.
mu bwiherero. Ni duke cyane. Niyo mpamvu rero tukwiye kubimenya, tukamenya ko ijambo ry'Imana nibyo tuvomamo energy, le nutriment spirituel. Ibyo bine rero nitubyuzuza, noneho tugendane n'Imana muri kwa kwizera. Icyo tuzi hariya imbere aho tugana hari igitangaza. Ikindi mbibutsa, Aburahamu ntiyabonye igitangaza kiriya sekurume y'intama ni mu gihe yararangije kugera ku rwego rwo kumusogota, niko twiri mu Kinyarwanda. Yari yarangije, il est allé jusqu'au bout avec Dieu. Yageze ati Abraham sigaho nugice utwara umwana, ati noneho ndabonye ko ubaha Imana, ukunda Imana, ubaha Imana. Hanyuma ngo arebye inyuma abona Imana yateguye igisimbura Isaka, ngo isekurume y'intama iratambwa mu mwanya wa Isaka. We nanjye turebye Abraham rero amanuka umusozi, ari yaranze gute ashima Imana. Sara ntago yigeze arokonesa umusheri we, yabonye ko Abraham yabaye igisore kubera ko yahuye n'Imana. Amen. Imana iramucalenginga nawe arayicalenginga. Abraham arareva defi, niba ati wowe niwo mugabo nari nkeneye. Imana ihabwa icyubahiro. Ntawe ubizi rero asubiyeyo nimba yarabwiye Sara aho bavuye. Ariko urabona ko ntabwo byari byoroshye. Rero ibitangaza bituma abantu bapfukamira imbere y'Imana yacu birasaba abagabo nk'abo, birasaba abantu biyemeza, bamaramaza, batagenda mu mabwire n'amagambo y'abantu, birasaba abantu bazi icyo bashaka, birasaba abantu bafite ishaka, birasaba abantu bafite la détermination, l'effort, les forces, les ressources. Ibyo rero niyo dukeneye rero. None reka rero umwanya usigaye tugerere mu kindi point yindi, ariko toujours turi muri kwa kwizera kwa kangahe? Kwa gatatu. Ale tugende. Ari cyo bibafasha? Amen. Ari umuntu yitwa mukurikire, ari umuntu yitwa George Miller, cyangwa mu Gifaransa George Miller. Uyu ni umuvugabutumwa wo mu kinyejana cya 19. Amen. Yavukiye mu gihugu cy'Ubudage, bari utaritwa Ubudage, yari Prus icyo gihe. Hanyuma akora n'Imana mu Bwongereza, yashinze amaorphelinat menshi, yatabaye abana benshi b'abakene b'imfubyi. Yasize umurimo ukomeye cyane mu isi. Amen. Yavutse 1885 apfa mu 1898. George Miller, George Miller yari umuvugabutumwa. Kubera ko imuvuze n'amagambo yavuze, kuko niyo turi burebe mu kurangiza. Yaravuze ngo la foi n'opère pas dans le champ du possible. Ngo kwizera nago gukora mu bishoboka. Figuraza kuyandika iterike yavuze la foi n'opère pas dans le champ du possible. Turaza gukomeza, ndaza kwereka ko George Miller yandikwa. Tant que c'est humainement possible, aracyakomeza ngo mugiye mu byo wakimuntu ibintu bishoboka, Dieu n'en tire aucune gloire. Ngo Imana ntago byayihesha ibyo ushobora gukora wowe, ntago Imana byayihesha cyubahiro. La foi commence là où l'homme se heurte à l'impossible. Kwizera gutangira aho umuntu ahanganye n'ibidashoboka. Murabyemereye? Amen. Kadukomeze. La foi n'opère pas dans le champ du possible. Kwizera ntabwo gukora mu bintu bishoboka. Mu bishoboka ntuzahamagara Imana, uzabishobore. Mu bishoboka ntuzajye guhamagara Imana, kuko ubasha kubikora, ahubwo wasigaye kubikora. Et puis tant que c'est humainement possible, ikintu gishoboka mu byo kimuntu, Dieu n'en tire aucune gloire. Ntabwo byahesha Imana icyubahiro. La foi commence là où l'homme se heurte à
à l'impossible. Ngo kwizera gutangira aho umuntu ahanganye n'ibidashoboka. Uyu ni George Miller. Amen. Haleluya. Turaza kusobanura impamvu turi busoreze kuri uyu munsi kuri aya magambo ya George Miller. Reka vese abandikira izina rye murirebe. George Miller. Ariho George Miller. Mwandika amagambo ni byiza. Uyashire mu Kinyarwanda bayandike. La foi n'opère pas dans le champ du possible. Kwizera na gukora mu bishoboka. Tant que c'est humainement possible, virgule, mu gihe ibintu bishoboka mu rwego rwa kimuntu, Dieu n'en tire aucune gloire. Ntabwo biyesha Imana cyubahiro kuko umuntu arabishobora. La foi commence là où l'homme se heurte à l'impossible. Kwizera gutangira aho umuntu ahanganye n'ibidashoboka. Amen. Mwabyumvise ibyo? La foi n'opère pas dans le champ du possible. Le champ nk'umurima. Kuri ground, kuri terrain, ibishoboka. Igihe cyose uzaba uri imbere y'ibishoboka, bikore. Ntabwo ukeneye Imana. Aho gushimira Imana ko bishoboye. Ariko ngo ntabwo biri wiheshe icyubahiro. Ngo kwizera gutangira aho uhanganye n'ibintu bidashoboka. Nuko kwizera. Kwa kundi kwa mbere, kwa kabiri, no kwa gatatu. Wabyumvise? Ayo 14 24 tuzi ko 29 niyo magambo ya nyuma. Ariko ubwato bugeze imuhengeri burateraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni njyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Amen. Hano mukurikire. Yesu yari kumwe n'abigishwa be arababwira ngo bamutanga imbere bambuke hakurya, we azamutse ku musozi gusenga. None bugorobye abigishwa bari mu bwato bahuye n'imiyaga ikomeye, bararwana nayo, ariko bararwana n'iyo miyaga babona imbere yawo kuri hari umuntu aragendera hejuru y'amazi. Paul bararwana n'imiyaga, none babonye umuntu aragenda hejuru y'amazi. Reaction yabo ya mbere ni iyi: ntibigeze banibaza yuko bishobora kuba biva ku Mana ko umuntu agenda hejuru y'amazi. Ako kanya hago bibaje ngo ni umuzimu. Iyo umuntu rero ari mu bibazo akaba aryo ahanga amaso, byose ayibonamo abazimu. Nuko yaba ari Imana, we ntabwo abona ko ariyo, abona ko hari abazimu. Kandi abo bagabo 12 Yesu yari yarabatumye birukana abadayimoni bakiza abarwayi. Ariko babonye Yesu agenda hejuru y'amazi, mu mitwe yabo ntibayukwimvira ko ashobora kuba ari we cyangwa ari imbaraga z'Imana ziyo zirakoresha uriya muntu kugira ngo akore ibintu abantu bazima badashobora gukora. Bo bahise batekereza ko ari abazimu, umuzimu. Kubera iki? Kuko atageze ko ari marayika. Iyo umuntu ari mu bibazo, ahugiye mu bibazo, bimufunga ubwonko, nonese mu buryo bw'umwuka rero ntashobora kudiserna iby'Imana n'ibya Satani. Kuko ibiri muri we nibyo abona. We ari mu kwiheba, we ari mu bibazo, none bitaye mwereka ari ibintu byose muri sens negatif cyangwa y'umwijima. Nemo bibiri tubwige cyose nibyo Paulo yabwiye Timoteyo: my son, keep your head in every situation.
ngo umwana wanjye ngo uzirinde guta umutwe mu byo unyuramo byose, kuko iyo umaze guta umutwe satani arakufata. Kwizera rero niko kutubashisha guhagarara mu bibazo byose niduta umutwe. Kuko tumara guta umutwe turaza kubona satani ko afite imbaraga kurusha Imana. Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé umuzimu hawuteza ko ashobora kuba ari Yesu yaje abasanga cyangwa ni marayika? Icyo kibazo. Reka mbabe ikintu kimwe. Igihe Imana yari maze kubonana na Mose mu gihugu cya Kumuri Kongoke, ikamutuma ngo genda abantu banjye numvise gutaka kwabo imyaka 400 isaga, sibyo? Ku mwaka 430 Imana yaje kubakura mu buretwa. Tugenda niwe nzakoresha bakure mu buretwa. Aragenda na Aaron, abagajije inkuru y'ibyo Uwiteka yababwiye ko igero kirageze ku buretwa burangira bakavamo. Bamusubije iki? Ngo ntago bigeze babyitaho. Biratangaje. Abantu barababwiye ngo Imana yaje kubakura mu buretwa, bamaze mu myaka 430 kuko bavuyemo mu mwaka 430 muri iryo joro. Aho kugira ngo bishime ngo haleluya, ngo ntibigeze banamwumva. Ntumva? Kubera iki? Bibiliya yavuga impamvu ngo bari buzuye agahinda. Iyo abantu bari mu bibazo ari byo bogamo, birabafata ntibashobora no kumenya ineza y'Imana n'igihe yabagenderera. Niko birivuga mu Kuva. Mwabibize? Aba Petero nabo Yesu araganagara amazi mu gihe bamaze gute. Bari bararirimba Zaburi. Baragwana n'imiyaga. Ariko ntabwo ari cyo twe tugendereye kubabwira. Noneho umwe muri bo yitwa Petero arareba, we rero arazamuka gato, amaso yarahumuka bati kuko tuguma twari muzimu, ahubwo wasanga ari umwami se. Petero rero niwe yavuze wasanga se ari umwami. Ati mwami nimba ari wowe teka nanjye ngendere juru amazi nje gusanga. Umwe uriya ilafe sibise. Nubwo Yesu afite ngwino mugihe atangendere juru amazi, ageze rero hagati aho ataramugeraho, noneho nawe byabitegezo yakimunero nabiragaruka takuze ibindimo niki. Hari umuntu agenda juru amazi kandi aragendera juru amazi. Wayibise? Hanyuma ngo umwami ndapfuye mfata. Umwami aramurukuke aramufata. Ariko Bibiliya nitubwira ngo hagati ya Yesu na Petero hari hasigaye intera ingana gute? Bibiliya kubivuga. Bivuga ngo nubwo Yesu yari hano, Petero akaba yageze hariya kuri station yara ku maferuje, akaba agatangira kurohama. Niko mubyita? Ntabwo Yesu yirutse ngo mufate. Oya, mwami ndapfuye mfata. Hekada nubwo yari kilometero kimwe yesigaye. We agira kujya gusakagera hose. Ukuboko kwe kugera hose. Imana ihabwe icyubahiro. Ntuzigere ureka gusengera ibintu biri kure, kuko ukuboko kwe kugera hose. Imana ishimwe. Kugera mu ijuru, kugera ikuzimu, kugera hose. Amen. None rero ikintu rero niki nashaka basomere, hanyuma dushyire mu Kinyarwanda no turangize. Amen. La foi de la troisième dimension, kwizera kuri rwo rwego rwa gatatu, amen, c'est oser prendre un risque, no gufata risque, et s'avancer au-delà de notre zone de confort. Tukava mu byo twari tusanzwe tumenyereye et de nos habitudes. Kwizera kutuvana mu byo twari tumenyereye bisanzwe tumetiriza. Amen. Nibwo bwato ba Petero bari barimo. Et de nos habitudes qui nous sécurisent muri sécurité.
notre milieu naturel et nos habitudes. Ibyo byose umenyereye mu buryo wa kimuntu kuko urabimetiriza ko kwizera kuvana muri ibyo. Amen. Haleluya. Kuko ni kimwe kubona Yesu agenda hejuru y'amazi, ni kindi nawe kugenda hejuru y'amazi umusanga. Bivuga iki? Ni kimwe gusoma Bibiliya, ni kindi kugendera kuri iryo jambo. Amen. Benshi bazi Bibiliya mu mutwe ariko mu buzima bwabo nta kwizera guhari. Amen. Ni kimwe kwigisha kwizera, ni kindi kwinjira mu nzira yo kwizera. Wayumvise? Ntabwo murabona abantu biborohera gutanga impanuro zo kwihangana n'ibiki, ariko bagerwaho bagapapa. Biba byagenze gute? Iyo ibintu utabirimo biroroshye kubivuga, ariko iyo birimo n'ibindi. Amen. Umva rero amagambo kwandika. Si tu veux vivre quelque chose de différent, nushaka kuba mu bintu by'umwihariko, ibintu bivuga ati ibi bintu ntabwo ari ibisanzwe. Si tu veux vivre quelque chose de différent, si tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire, nushaka kuba mu bintu bidasanzwe. Amen. Ariko ibyo bidasanzwe nibyo byitwa ibisanzwe by'Imana. Ibidasanzwe kuri twe ni bisanzwe ku Mana. Amen. Il te faudra sortir de ton ordinaire. Birasaba ko uva mu bisanzwe byawe. Amen. De ta zone de confort. Aho umenyereye et de tes sécurités. Aho wumva yuko nta nkomyi uguwe neza. Il te faudra te lancer et prendre un risque. Ukwiye gukurikira iryo jwi ry'Imana guhamagara kuri uwo murimo, kuri icyo kintu kiri wesha Imana icyubahiro, ugafata risque udatinya ngo bizamwaza. Malgré les voix qui t'appellent à être raisonnable, nubwo ari amajwi akubwira ngo ibyo urimo n'ibiki, bivemo n'ubusazi, qui te suggère de calmer ton zèle, ngo uwo muriro w'agakiza ugabanye. Amen. Wayumvise? Qui te persuade que ce n'est pas le moment parce que la conjoncture n'est pas bonne. Ngo ntabwo ari igihe, ngo ibihe ntabwo ari byiza. Sibyo? Ntabwo murabyumva ibyo. Parce qu'il y a une tempête, hari imiyaga. Ati nubwo wagerageza kugenda hejuru y'amazi, nibura ureke imiyaga ihite, nibura amazi atuze, ayo majwi uzayumva. Au risque d'être pris pour quelqu'un de fou. Abantu bakagufata nk'umusazi. Ngo ariko ukwiye kwiyemeza ikintu kimwe, aller dans la direction de Jésus. Kugenda werekeza aho Yesu ari. Et de l'audace et lance-toi. Haguruka winjire muri urwo rwego kwizera. Amen. C'est la voie par excellence pour entrer dans la dimension des miracles. Iyo niyo nzira yonyine yo kwinjira mu rwego rw'ibitangaza. Uyu munsi turangirije aho. Iyo niyo nzira, c'est la seule voie par excellence pour entrer dans la dimension des miracles. C'est quoi ce que tu veux? Amen. La foi qui crée des miracles. Iyo niyo nzira. Ariko se benshi barabishobora. Kuko dushaka kuguma muri comfort zone. Cyaguma muri zone de confort yacu. Aho dukontrola buri kintu. Aya mafaranga reka nyabike muri banki, azangoboka ejo. Mwamusalia la conjoncture n'est pas bonne. Hari umurimo w'Imana urashaka ko ahubwo Imana ndashaka kuguha umugisha, ariko yabanze guteste wowe nimba ushobora kuzuruguna wa mugati ugasa n'utakaza
kugira ngo uzakugarukire nkuko umubwiriza 11:1. Rero uyu munsi Imana yaduhamagaye dusenge. Amen, haleluya. Ifate imitima yacu ko twabaye ibitambo byo koswa, kugira ngo nitugenderere mu bwenge bwa kamere n'imibare ya kimuntu, ahubwo tugendere muri iyo nzira y'ukwizera kuri rwego gatatu, kugira ngo tubashe gutuma Imana ikora imirimo ikomeye cyane muri gihe gito gisigaye, gituma abantu bubaha Imana yacu, abantu bamenya ko Yesu tuvuga ntabwo turi ba magambo, ahubwo turavuga Imana nzima, turavuga wazutse. Haleluya, turavuga Imana, amen, yazuye Yesu mu bapfuye. Iyo niyo nzira yonyine, nimba tutayinyuzemo, pas de miracle, pas de miracle. Ese mushatse kuevariwa iyo twize kuva mu gituguza uno munsi, nubona ko tugifite urugendo rurerure? Baradushutse twibere mu idini. Kuko ukwizera kutujyana tuva muri l'ordinaire, ibintu bisanzwe byacu, kituzanya muri le surnaturel y'Imana, ariko kumana ni naturel. Nuvuga ngo ibyo twita ko ari surnaturel, kumana ni naturel. Ibyo twita ko ari extraordinaire, kumana ni ordinaire y'Imana ni extraordinaire yacu. Ibidasanzwe byacu ni ibisanzwe ku Mana, ibidashoboka byacu ni ibishoboka ku Mana. Ibyo rero ntibireba ngo uri pastori, ngo uri musenyeri, ngo uri iki. Birareba umuntu wese, amen, ashaka guhesha Imana y'icyubahiro, kugira ngo ibintu bidasanzwe bikoreke mu buzima bwe, hanyuma abantu bamenye ko Imana yizeye ari nzima. Inzira niyo, sohoka mu bwato, gendera hejuru y'amazi, gana Yesu ahari. Amen, amen. Reka ndangize kuri hino. Nimwibaze Petero agarukanye n'umwami rero bakinjira mu bwato, noneho bakarangiza urugendo rwabo mu bwato bakagera hakurya, noneho bagasohoka, wenda umwami akaba yagiye gusenga hari hakurya akabasigaho. Ibiganiro byabo byari bihe, turangirizaho ibiganiro byabo byari bihe. Mwibaza yuko ba Yohana baramutangariye, kuko umwana muri gihe cyose afata side mbi. Kera twoga muri Tanganyika, hanyuma utazi ko ukanywa amazi, twoga ngo wewe umemeza birauri wewe. Sasa igihe bari baraganira, turizera ko bavuze, ntibavuze ati bavuze nawe rero frigerezaho, none wowe ntiwabonye se, ntiwatamaye, burya iyo atagufata umwami, wowe byari tore kukubura wowe, kandi wowe umuhubutsi wowe urusika turarwana twenyine n'imiyaga uragiye. Nibura Petero ndibaza ko yabashubije ati quand même moi j'ai osé, iyo yose nubwo nari ntangiye kumanuka, ariko akanya gato nagende hejuru y'amazi. Amen. Iyo byose nubwo byangoye hagati, ariko nibura nateye intambwe. Mwebwe nta numwe yavuye mu bwato, ariko nibura mwigena buvuyemo. Rero n'abantu bashaka kukubwira amagambo menshi bati ibyo byose ndio ndagendera hejuru y'amazi. Amen, haleluya, amen. Ni kuvuga ngo rero igikuru ni ukumenya mu mutima wawe niki ushaka mu Mana. Kuko Petero yabaza abagenzi be ntibari kumwemerera, bavuze ngo ashaka kwiyahura. Imbere ntabwo tuzi kuri ari umuntu, abazimu baragutwara. Wanyumvize, icyambere ntabwo tuzi ko ari umuntu. Icya kabiri, hariya mu nyanja ntujyayo, nimba ari bona za baleine, mbo iriya inyanja gariya yasizwe yo baleine zirakurya. Nivuga ngo iyo ajya kubabaza ntihari kubikora. Petero yaraguze ati mwami, nimba ari wowe nteka nanjye nze hejuru y'amazi ngusange. Ibyo ntabwo yigeze abigishamo inama. Nawe nimba ushaka kugendera hejuru y'amazi, ntugishe inama.